Welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumeze gute abantu b'Imana? Nizere ko mumeze neza, nizere ko ubuzima bukomeze kubafata neza, kandi butameze neza njya nkunda kuvuga ngo hari Imana inyuranye ibihe, hari Imana ihindura amateka. Uyu munsi wo twasuzuguraga ejo akaba yubashwe, uyu munsi wo twubahaga ejo akaba asuzuguritse. Ukomere cyane wizere Imana ko kandi yaguhindurira amateka ikaguhindurira n'ibihe. Kubw'ibyo rero bavandimwe, ni kuri Shushu TV uri mushyashya tugaha ikaze kugera utatwiyunzeho kuri ubayisanzwe ndamunyamugisha kugira mu biganiro byanjye bya buri munsi. Uyu munsi rero tubaye tubana uzi intego zacu, uyu munsi tuvuga ku buzima, tukavuga ku muryango, ariko by'umwihariko twibanda ku muryango kuko intego yacu ni ukugira ngo umuryango turushe kugira mwiza kuruta ukomeze, tugire mwiza kurushaho. Umunyarwanda nawe wavuze ngo ukurusha umugore abakurusha urugo, undi nawe ngo umugore ni mutima w'urugo. Kubw'ibyo umunsi tugiye kuganira ku umugore mubi. Umugore iyo yabaye mubi bigenda bite? Hano ntabwo ndi kuvuga ngo kuba ari igikara, ntabwo ndi kuvuga kuba ari inzobe, ntabwo ndi kuvuga ngo ni mubi mu mico. Burya umuntu aba mubi bitewe n'ibikorwa akora. Mvuze ku isura naba mpinyuje Imana yaturemye, ubwo rero ntabwo ndi muri abo bavuga ngo uriya mugore ni mubi bitewe n'uko ateye, kubera ko niko Imana yamuremye, ahubwo ni mubi bitewe n'ibyo yakoze. Iyi video yo nikoze ntabwo mba nkeneye gushyira abantu hanze cyangwa gushyira amabanga y'abagore hanze, ahubwo mba nkeneye ko umugore nunayireba cyangwa umugabo bakayireba ntahita avuga ngo umugore wanjye ari bubihoya, ahubwo ayimusunikire, ayimusharinge, nawe ayirebe akuremo inyigisho. Hari igihe umuntu agahinduka wese atabizi, akabera mubi umugabo we atabizi, ariko yabona iyi video akisuzuma akavuga ati nanjye ndimo ndagenda ntera ikirenge mu cy'abagore babi, ese nanjye mbangamye kuri uru rwego, ukagenda wikosora. Ko hari igihe ubikora utabizi utanabigambiriye. Kubw'ibyo tugiye kurebera hamwe ibintu bigera ku 10 biranga umugore mubi. Yewe mudamu, ibi bintu 10 byibuze nusangamo 7 bigufata, uvuga ati reka mpindure imirishyo bigishoboka, kubera ko uraburi kuba umugore mubi. Kandi ndakubwiza ukuri ko nta muntu usenya urugo yifuza wubaka urugo yifuza divorce. Nta muntu ugira attention cyangwa se ugira intego yo kuvuga ngo ngiye kubaka mitensenya hoya. Bigenda byangirikira mu bintu bigiye bitandukanye. No kuba umugore mubi hari igihe biba impamvu y'uko urugo rusenyuka, kubera ko ibintu byinshi biba byangiritse. Ikintu cya mbere rero kizaranga umugore mubi mu rugo rwe, ntavuze ko atari ku isura, ahubwo ni mu muco bitewe n'ibikorwa akora bikamugira umugore mubi. Hari n'igihe ashobora kuba yaratangiye umugore mwiza bikaza kurangira abaye umugore mubi bitewe n'ibi bikorwa yagiye yisangamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu buryo azi yashyizemo uruhare cyangwa se nawe atazi. Icya mbere, umugore wanga gusangira ingorane n'umugabo we. Ubundi abantu babanye basezeranye bavuga ngo muzabana mu kabisi n'agahiye, mu bigoye muzaba muri kumwe, mu burwayi no mu buzima muzaba muri kumwe. Rero hano hanze hari igihe usanga umugore ibintu byari bimeze neza, ariko yagera muri cya gihe cy'ibibazo, muri cya gihe cy'ingorane, muri cya gihe cy'amateso, cy'ibigeragezo bikaze, umugore akijyana ibindeba, akigira nkaho umugabo niwe ugomba gupambana nabyo, wakicara agashyira akaguru ku kandi, akicara akaba like nabikore niwe mutware w'urugo, agomba kubikora. Yego akeneye kubikora, niba nta n'icyo ufite cyo kumufasha mu buryo bwo kuvuga ngo nawe umufashe mukore, mugira inama, mubwira uko bigomba kugenda, mube hafi. Ariko umugore mubi icyo ntabwo aba akitayeho. We abashaka mu bantu ufite ifito, ufite amafaranga, ufite ubushobozi. Iyo ibintu byajemo ibibazo n'ibigeragezo, arakwihinduka ukagira ngo ntabwo ari wa wundi mwasangiye amata n'inyama, amata n'ubuki na bureba n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikindi cya kabiri kiranga umugore mubi, mudamu, ibarurire. Nusanga 7 mu 10 bigufata, uvuga ati reka mpindure imirishyo byanze bikunze. Umugore mubi arangwa no kubaho ubuzima budafite intego, ubuzima budafite imigambi. Ubundi mu buzima umuntu muzima utekereza, habe gore habe nagabo, agomba kuba avuga ngo turi muri 2024, urupfu ni urupfu rwo tuzapfa, ntabwo n'ikimana yadushe ntabwo tuzigiye tuzapfira. Ariko se 2025 ndifuza ko nzaba mvuye hengeze. Rero umugore wabaye mubi aba we umugore ubundi ni nka manager,
mu rugo, yabaye mubi management yose yo mu rugo irangirika, yabayeho nta ntego afite, nta migambi afite, arya nk'uzapfa ejo, nta sevu, nta kuvuga ngo reka dukore ibi dukore ibi, arasesagura mu rwego rutabaho kubera ko ntacyo abikira, nta rero icyo gihe umugore aba atangiye kuba mubi, agomba kubihindura. Madamu wikubita agashyi niba n'iki cya kabiri kigufashe. Mugabo niba ubona uyu ari umugore wawe turi kuvuga, hita umwanga ngo nuko ari uko umugore mubi, oya, ahubwo mwegere mujye inama, mu biganire yikosora, rye mutangiranye ibintu bimeze neza. Uko iminsi ishira, uko umuntu nyine akagenda ahinduka, akisanga ibi bintu byose biranga umugore mubi bimubayeho. Nyuma rero yo kuba hatagira intego ndetse n'imigambi, agasesagura ku rwego ruhagije, akurikizaho gukoresha agahimano n'incyuro. Umugore watangiye kuba mubi ni hahandi atangira kujya abwira umugabo we ati umeze nk'abandi bagabo se, ni ukubona ugenda gusa, ni none se ka gafuka k'umuceri azanagura cyakazana nta bugabo bwawe, agatangira gucyurira umugabo ibyo atagikora yarashoboye kandi ubuzima bwarahindutse. Agatangira gukoresha agahimano mu buryo bugiye butandukanye, dukoreshe nk'ingero ebyiri. Agatangira gukoresha agahimano yima haki cyangwa se uburenganzira umugabo we, yiyima umugabo we kandi umugabo we basezeranye bufiteho uburenganzira 100%. Atangira kumwima mu rwego rwo guhimana, atangira gukora ibintu bimwe cyangwa ibindi mu rugo mu rwego rwo guhimana, akamera nkaho ntacyo yitayeho, akamera nkaho wazungirikiza ibintu byose, agaterera icyo gihe mudamu watangiye kuba mubi. Akantu k'incyuro ko karagatsindwa n'Imana, akantu k'incyuro iyo kajemo biba byabaye ibindi. Ikindi kintu kiranga umugore mubi ntatinya guhemukira umugabo we mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ashobora kumuhemukira mu rugo, mu byo amukorera akamuhemukira ku buryo umugabo abaho ababaye ubuzima bwose, umugore abigiramo uruhare kandi abikora abishaka. Inshuti yanjye, guhemuka ntabwo ari ikintu kikuba parasida, uba wabiteguye, reka mubabaze, mukomeshe, mwumvishe. Umugore rero mubi agira ibyo bintu kandi akanabikora, akakubabaza. Iyo umugore rero atangiye no kubabaza kubera ko abagabo benshi, abagabo nyabagabo nibo ndi kuvuga, ntabwo rwo bamwe babyaye bagaterera iyo, bakunda abana babo cyane. Rero umugore watangiye guhimana biba biri ku rundi rwego, kugira ngo ati reka n'abana mbafate muri ubu buryo, nubwo ari abanjye n'ababyaye nibyo, kugira ngo nkunde mbabaze umugabo. Umugore rero watangiye guhemukira umugabo we mu buryo bumwe cyangwa ubundi, icyo gihe aba yabaye umugore mubi. Ibyo bintu bimugira umugore mubi. Ikindi kintu umugore kiranga umugore mubi, ahora ahanganye n'umugabo we, ahora muri mpangara ngo uhangare. Ntabwo yavuga ngo okay twavuze ibi, oya, umugabo akivuga ati uyu munsi ndumva twakora iki, nanjye ibyo ntabwo tubikora, nitudakora ibi nshaka ntabwo biri bugende neza. Ahora muri mpangara ngo uhangare, aba yumva iteka ibintu byose byaba intambara, nta kintu cyaba mu mahoro. Abagore bariho ugasanga ibintu byose ni hejuru, uratambuka agasafuriya abaturanyi baragatoba, uratambuka agasafuriya kakaguca hejuru, uratambuka agasahane, mpangara ngo uhangare, ku buryo n'abaturanyi bavuga ati aha ntabwo ari zirara zishya, ahubwo no ku manywa zirakongoka. Ikindi kintu kiranga umugore mubi, ahora no kwitotomba muri we. Ntabwo ushobora kumubona yewe mugabo ngo umuboneho ituze. Ukijya mu rugo ni ukumubona agenda, ubusa abana, ubusa ubundi ubu tuzabyumva ariko bikangaye. Ubundi umugore nyawe ntabwo yinubira iby'umugabo yahafi, aravuga ati buri bwo bushobozi yabonye. Rero umugore mubi ahorana ukwitotomba muri we. Ntabwo umugabo ashaka kumubona ngo amubonemo akanyamuneza, amubone yishimye. Aba yitotomba hari hose, wumva yivugisha, uvugira amatama, ukwitotomba kudashira, rimwe na rimwe akanatobora akavuga cyane. Ibyo ni bimwe mu biranga umugore mubi. Ahantu hari ukwitotomba koko hari wahagirira amahoro? Ntabwo bibaho. Ukwitotomba kwa buri kanya. Uranyihanganira. Ikindi kintu kiranga umugore mubi, ntamenya kurera neza abo yabyaye. Ubundi la majorité bigaragaza ko hagati y'umugore n'umugabo, nubwo abagabo bakunda abana ariko abagore bakunda abana babo cyane. Rero umugore mubi ntacyo aba yitayeho.
niyo umugabo yaba yamubereye mubi aravuga ati okay ibi byanasenge hari ibyo nazanye hari ibyo navanye wacu byandagare bigenda gute. Umugore mubi ntaba yitaye ku bana, umugore mubi ashobora no gukoresha abana guhemukira abana kugira ngo ababaze se w'abana. Uwo mugore aba yanarengera iyo bigeze ku bana rwose ho biba ari ikindi kindi. Umugore mubi ntabwo amenya kurera neza abana be. Hano ushobora kubikora atari uguhimana, aho gukumva ko umukozi niwe uzita kuri buri kimwe kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma. Ibyo bintu bikora gutyo, ariko ukazashituka ibyo bintu bishobora kuba byagushyira mu rugero rw'abagore babi, kubera ko umwana asohotse ameze, uko umwana asohotse asa, uko umwana ameze nyine bigaragaza mama wo mu rugo uko aba yabyitwayemo. Rero umugore mubi ntabwo azi kwita ku bana be, barya batarya, bakoga batakoga, she doesn't care anymore. Nta kintu na kimwe aba yitayeho ku bijyanye no kurera neza abo yabyaye. Ikindi kintu umugore mubi kimuranga ntiyubahiriza gahunda z'umugabo. Ubundi umugabo ni umutware w'urugo. Yari umutware w'urugo aba afite kuvuga ngo urugo rwanjye ndarwifuza gutya, bigomba kugenda gutya na gutya. Ariko umugore mubi, umugabo akivuga ati ndabishaka gutya, akabishaka bigenda gutya, umugore ahita abishaka bigenda gutya, kugira ngo bagusanye, kugira ngo bahangane, kugira ngo bibi bibazo. Hano ndarahiye zikuno ngizemo ndavuga nti tuba turi mu mirimo turi guteka, ugashiduka nyine ukojeje ku isafuriya ugashye. Nicyo kiranga umugore. Ugasanga umugore iminota myinshi arayimara muri telefone, arayimara mu mateleviziyo, arayimara muri salo, arayimara muri dushe, arayimara ariko atazi ibiryo by'umugabo, atazi kubiteka. Aho twaba tugiye kure, twari turi kuvuga ngo ntiyubahiriza gahunda z'umugabo. Ariko naho ntabwo turi kure kumenya ngo umugabo wanjye akunda ibi, umugabo akunda kurya ibi, reka mutegurire ibi ibiki, nta nkunda ko nyine ntamubwiye. Akivuga ati sinshaka kuzajya uvana utambyiye, nanjye kubera ko ntashaka nyine kubyubahiriza nkahita ahubwo ngenda buri munsi ntamubwiye. Icyo gihe ibyo biba biri kugushyira mu bagore babi. Ikindi kiranga umugore mubi mu rugo rwe no ku bantu be, ntamenya imbago ze mu rugo. Imbago n'ubyo video narayikoze mvuga ku mbago n'imbibi z'urukundo cyangwa se z'umubano. Ugomba kumenya ngo okay ibi ntabwo ngomba kubikora, kuko umugabo wanjye binabikunda reka mbikore, kubera ko binabyanga reka mbireke mbyigengesere bigendere kure. Kubera ko umugore rero aba yashatse kuba mubi cyangwa ari kugenda muri iyo ntego yo kuba umugore mubi, ntabwo yubahiriza imbago. Ukivuga A itavuga Z, kugira ngo munyuranye ntimugene ahantu na hamwe muhurira. Ikindi kintu kiranga umugore mubi, tugisoza iyi video niba yagufashije ukaba ugeze ku kimenyetso cya 10 ugasanga bingahe biragukoma cyangwa se urahuza nabyo, gerageza kwikosore. Kandi nimba ubonyemo umugore wawe muri ibi bimenyetso byose, iyi video yimusharinga ayirebe, yige, yikosore kuko niyo ntego yacu. Yemera inama zose nta gusesengura. Umugore mubi yemera inama zose nta gusesengura. Shuti, buri bantu bose batugira inama ntago ari ko baba badukunze. Buri bantu bose bazavuga ati bla 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 kora ibi bigenda gutya. Ndavuga babandi mubana umunsi ku wundi ukubwira ati umugabo wawe atangiye guhinduka, kora iki ukabura gikoze. Umugabo wawe yabaye umwana mubi, kora iki ukabura gikoze. Buriya mubyaranye kabiri atarubaka inzu, gatatu mubyaranye atarakubakira, uri azagutunga mureke ufu akabaragiye. Umugore mubi yisanga inama zose agiriwe nta nyirabwenge agiramo, nta nyirabwenge ashyiramo, nta gusesengura. Inama zose agafata ugasanga iwabo baranamusenyeye kubera ko icyo bavuze ni cyahita ashyira mu bikorwa, ahunga agahangana na famiye yashatsemo, agahangana n'umugabo we ntabyiteho. Ugasanga nyine akantu kose apfa kuba ari umuntu we wa hafi yashyize ku mutima we, akimubwira ngo hwe akahita avuga ati ubwo ibyo nibyo, akahita abishyira mu bikorwa. Twirinde kuba abagore babi, duharane kubituze ku bagabo bacu, ku bafasha bacu. Iyi video ni wigejeje hano, ndumunyamudisha kuba nkufite urifura cyane, ubimbwiye muri commentaire. Iyi video mba nayikoze atari kuvuga ngo njore cyangwa se ninjirire abantu mu miryango, ahubwo mba ngira ngo nimba ako kantu koko kakubagaho, kuko iyi bisi tusigaye dukoresha social media cyane. Ukaba wicaye ukagira amahirwe iyi video ukaba uyibonye, ukaba ugeze magingaya ukabona ibimenyetso 10 tuvuze 7 cyangwa hejuru ya 5 birahura n'ubuzima urimo muri iyi minsi. Gerageza kwikosora kuko nibyo byiza kuri wowe, nibyo byiza ku rugo rwawe, yewe nibyo byiza ku muryango wawe. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubakunda.
mu ishusho. Ndahari ngo twige, twigane, tugirane inama kandi tugerageze kugira umuryango muzima uzira amatiku, uzira ibindi bibazo n'ibindi bindi. Imana ikomeze kubarinda muhahe muronke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.